Nanone tubaye ikaze bakunzi bawe Umugisha BTV, dukomeza nanone kwihanganisha abanyarwanda bose muri ibihe turimo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu munsi n'ubundi turacyari mu karere ka Rusizi, umurenge wa Mururu, akagari ka Kabahinda, umudugudu wa Winteko. Turi kumwe n'umubyeyi wacu, reka tumwakire atangira atwibwire, anatubwire n'amateka y'ukuntu Jenoside yagenze ndetse n'ukuntu we yarokotse. Karibu cyane. Nitwa Gasarabwe Yohani Damascene. Ahangaha ni mu mudugudu wa Winteko, akagari ka Kabahinda, umurenge wa Mururu. Ariko kera dukunze kuvuga ko ari ku musozi wa Winteko. Kera ari segiteri Winteko, ariko n'ubundi yaritiriwe ahangaha kuko hitwaga ku Winteko. Rero dufite amateka maremare kuko uretse na mbere ya Jenoside yabaye hari ahantu ntuye. Ugiye kureba rero mbere ya Jenoside ho gake hari ibyayibanjirije, 94 ho biza kuba rurangiza. Aha wenda sinajya mu mateka ya kera, ingoma Kayibanda nayibonyeho. Ingoma ya Habyarimana yo akora kudeta nari nzi ubwenge, ndabizi. Itariki ndayizi, yewe n'umunsi ubanza nkuzi. Habyarimana rero yagiye gufata ubutegetsi, abantu baribeshye bibwira ko hari igishya, kuko yakoresheje imvugo y'uburyarya. Ndibuka ko yakoresheje imvugo ngo amahoro n'ubumwe mu banyarwanda. Abantu banabyibeshyaho cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi ko hari uwabagaruye amahoro, dore ko mbere y'uko afata ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi akora kudeta hari habanje imvururu. Hari muri 73 habanje imvururu zo muri 73 mu kwezi kwa gatatu gushira ukwa kane. Aho nanone Abatutsi bishwe barameneshwa mu mashuri, abana b'Abatutsi baricwa, abandi barameneshwa. Mu kazi Abatutsi barirukanwa, aho bashoboraga kugera ku kazi aho bakorera muri serivisi ugasanga hari igipapuro cyanditse ati ngo ntiwinjira mu biro niba wari umunyabiro. Mu mashuri abanyeshuri barakubitwa. Nanone habaho ihunga, abantu bahungira mu bihugu bidukikije muri Kongo. Nkatwe dutuye ahangaha hafi y'umupaka wa Kongo, abantu bahungira i Kongo, abandi bahungira i Burundi. Noneho ubwo haje kubaho mu kwezi kwa kane ihumure gato. Mu kwezi kwa karindwi rero Habyarimana akora kudeta, akoresha imvugo y'uburyarya ngo amahoro n'ubumwe mu banyarwanda. Abantu rero cyane mu bwoko bw'Abatutsi bibeshya ko hari ihumure koko, ariko siko byagenze. Kuko ngira ngo nawe yakomereje muri wa mujyi wa Kayibanda. Politike y'ivangura yarakomeje. Muri 75 hagiyeho ishyaka cyangwa se icyo bari yarise Muvoma, wenda ni mu mpine, ariko yari Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement mu magambo y'Igifaransa, ikaba kitwaye muri Emerenide mu mpine. Iyo rero we yabeshyaga abanyarwanda ngo ni ishyaka rihuriyemo abanyarwanda bose, ngo ni ubwato bumwe burimo inyabutatu y'abanyarwanda. Ariko urumva ntibunarimo umunyarwanda, burimo inyabutatu y'abanyarwanda, bivuze y'amoko atatu: Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Byarakomeje, ariko ni ukuvuga ko itotezwa ry'Abatutsi ntiryabuze mu kazi, mu mashuri. Mu kazi, mu mashuri byari bihari, kuko aho umwana w'Umututsi yashoboraga gutsinda mu mashuri ntabe yahabwa ishuri. Ibyo byari biri aho ngaho. Mu kazi
nta mututsi washobora kugira akazi, nta washobora kuba burugumesitiri, nta washobora kuba konseye. Konseye ni kandi n'akazi kari urwego rwo hasi ruyoboye abaturage mu nzego z'ibanze rwa segiteri. Nta mututsi washobora kuba konseye, nta washobora kuba burugumesitiri. Mu nzego z'imirimo leta bari mbarwa, bari bake. Ntabwo umututsi yashobora kujya mu nzego za gisirikare cyangwa za polisi, ntabwo byari byemewe. Rero ahubwo noneho n'umuhutu uri muri izo nzego z'umutekano za gisirikare, polisi nasiyonari, nyuma yaje kuba gendarmerie, ntabwo yari yemerewe kurongora umututsikazi. Ibyo byose byari aho. Ni ukuvuga ko nta cyari cyarahindutse. Icyo nashaka kuvuga, Habyarimana nta cyahindutse. Ideoloji yakomeje kuba yayindi yo kwa Kayibanda. Byarakomeje rero, bikomeza gutyo. Ubu ngiye ko nsa n'uwihuta, tugera muri 90, kwakira 90. Urabona ko twari abantu ahangaha ni kure cyane ya Kigali, ni kure ya Kagitumba. Kumva inkuru ko inkotanyi zateye, no kumenya ko ari inkotanyi twabimenye nyuma, ahubwo ko inyenzi zateye, kuko ijambo zari inyenzi ko zateye. Ubwo rero abatutsi twatangira n'itotezwa mu guhera muri kwezi kwa 10 kwa 90, hatangiye itotezwa. Urumva bateye, twumva ko baturutse Kagitumba, nuko tubyumva. Ariko ibazaho hano urareba harimo nk'ibirometero 550 uvuye hano, kuko turi mu mupaka n'umujyi wa Bukavu, ukagera Kagitumba haba nk'ibirometero 380 wenda cyangwa na 70. Hotenza ziturutse Kagitumba, umututsi uri ahangaha yatangiye kubibazwa. Kuri musozi wacu ahangaha, ndetse hari mu cyo twitaga serire, hafunzwe abantu 3 bazira ko ari ibyitso, biswe ibyitso, ariko mu by'ukuri ntibari byo, ahubwo nuko bari abatutsi gusa. Ubwo ijambo rivuga inzoka rimwe ryarahoraga rikoreshwa na kera. Inyenzi zateye byitirirwa twebwe twese. Umuntu w'umuturanyi, umuntu musanganywe, agatangira akakwita inzoka, akakwita inyenzi. Ibyo twabanye nabyo, umwuka ukomeza kuba mubi. Umuntu mubana ukumvaho muri ngo ariko ngo mufite intwaro, ngo mwibitseho intwaro. Kandi natwe inkotanyi twaje kumva ko ari inkotanyi, tubyumva gutyo, ntitwari tuzizi pe. Kabaha twavuga ko tutari tuzizi, uretse kubyumva gutyo. Rero twabibayemo, bikomereza mu itotezwa cyane. 92, 91, tuza kumva ko twe nk'abantu twari dukuze nyine, kuva ko habayeho politiki y'amashyaka menshi. Habyarimana yemeye amashyaka, yemeye ko hajyaho amashyaka menshi. Bishobora kuba zari impamvu z'igitutu yari yokejwe n'inkotanyi. Bishobora kuba imwe mu mpamvu, ntawe ubizi. Tuvuga ko yemeye ko noneho hajyaho amashyaka menshi. Amashyaka rero aravuka. Hari amashyaka yavutse ari menshi, ariko buri hari amashyaka tubona ko yari amashyaka afatika. Hari nka PL, PSD na PDC. Ayo amashyaka aravuka. Noneho muri kwa kuvuka kw'amashyaka, PL irigaragaza. Abantu bahitamo basa n'abiyumvisha ko cyane yari y'abatutsi. Mu by'ukuri yayobotswe, nubwo nka biro politiki itari y'abatutsi, itarimo abatutsi gusa, ariko yayobotswe ahanini n'abatutsi. Bumva ko hari impinduka amashyaka agiye kuzana, yegukwa n'abatutsi. Byabaye ikibazo ko abantu barigaragaje, ahubwo amashyaka bayaho haza kuba ari ubushyamirane bw'amashyaka. Ya mashyaka ntabwo yakoreye mu cyo bavuga ko ari transparency, kuko abantu bajyaga muri mitingi bakarwana. Komeza gutyo, tuza kumva ko noneho hariho n'imishyikirano. Twabyumvaga gutyo ku maradiyo, mu binyamakuru, imishyikirano hagati y'inkotanyi zarwanaga na Habyarimana. Ibyo twebwe tukagira ngo hari icyizere, hari icyo bizatanga. Habyarimana azemera ashyira n'inkotanyi bigarure amahoro, bitanga amahoro, ariko siko byagenze. Komeza gutyo, haza kuvuka rero amashyaka. Haza kuvuka ishyaka ya CDR. CDR rero ryari ishyaka ryo rivuga ko
bitagomba kwinjizwamo umuntu n'umuhutu udafite amazuru manini. Ibyo byari ikirango cyaba amazuru. Amazuru iri shyaka noneho ryo ryihariye. Ubwo amashyaka abaho, haba ubushyamirane ubwaje bw'amashyaka yabaye atyo, muri za mitingi abantu bakahagwa, hakabaho gutwika ibintu, mbo birakomeje. Ubwo kugera muri 93 ngira ngo, no 94 ngira ngo mu kwezi kwa kabiri, hari igihe rero perezida w'ishyaka, ndashaka kuvuga noneho hano kugira ngo ibintu rwose bibe rurangiza, perezida w'iryo shyaka rya CDR yavukaga ino ahangaha i Cyangugu, muri aka karere ka Rusizi, mu cyari komine Kimbogo. Ubu ni umurenge wa Mururu. Hano ni nawo uyu murenge nyine turimo. Niwe yavukagamo. Nyuma baza kuba yaje iwabo i Cyangugu, atashye ngo ageze i Butare, none muri prefecture ya Butare aho bita Imbazi, ahicirwa n'abandi bo mu rindi shyaka, kuko amashyaka nyine hari ubushyamirane bw'amashyaka. Bari mu ishyaka rya PSD, yicwa nabo ngabo bitaga abakombo, urubyiruko rw'abakombozi ngo bari bo bamwica. Bamwishe rero ubwo inaha iwacu niho byatangiye, hano iwacu icyo hari icyo twitaga serire, baratwikiwe, abantu baratwikirwa. Bucyana yapfiriye i Butare, umuturage wa hano aratwikirwa, inka zihira mu nzu, imbo turahungabana. Abantu bamwe barahunga bajya hariya kuri pastoral, dukunda kwita pastoral, hariya kuri katedrali. Urumva ko ari guhungira ahantu mu bigo by'abihaye Imana. Ubwo noneho mu kwezi kwa 4 jenoside bibaye rurangiza, aho ku itariki 7 nibwo bwakeye twumva ko indege ya Habyarimana yahanutse. Twabyumvise ku itariki 7, ubwo twiriwe mu gihirahiro cyane uko hari itangazo rivuga ngo ntihagire abantu babiri bahagarara, n'abantu bagume mu ngo zabo, ntihagire abantu babiri baraba bahagararanye cyane. N'uburyo twari tumaze igihe tubireba, hari umwuka mubi, abantu babaye karume nyine. Ariko ubwo n'ibyabanjirije ibyo ngibyo, hariho abantu guterwa mu ngo, abantu bakaraswa mu ngo, bikicirwa amabanda atashoboye kumenyekana. Ibyo byose twari tubanye nabyo. Ubwo rero ku itariki 7 abantu twiriwe ahangaha, twabuze amajyo n'amaza. Bigeze ku mugoroba, twabuze ayo ducira nayo tumira. Ku mugoroba nibwo hano iwacu batangiye gutwika. Baratwika hariya, batwikira ku mugabo witwa Karitani, inzu zirashya, inka zihira mu nzu. Ubwo bwakeye tuba twatangiye inzira yo kuba turi mu bihuru. Turi mu bihuru, ariko abagore abana tukaba bari mu bihuru, turaba dufite tahazari nyine, dufite twitwararitse. Ubwo kuri uwo ariko tureba hakurya no hakuno aho tugeze amaso hose, imisozi dukikije, Nyakanyinya, Nyakarenzo, Mururu, Gikungwe, hose hari gushya. Aho twashyitsaga amaso hose hari gushya. Ubwo ni ku itariki ya 8. Ubwo rero turi ariko ni mu bihuru twari twavuye mu ngo ku itariki ya 8. Rero ubwo duhagaze abantu b'abagabo, ndashaka kuvugamo mwaka gace hari hatuwe n'ingo, urebye kwijanisha zari ingo z'abatutsi. Ahangaha ubona ahangaha tuba nyine turahangaha, turi mu gihehero, twayiwewe harakurikiraho iki. Ariko ndi mu bantu bibetaga nkumva radio Muhabura, nkumva ko abantu bashize muri Kigali, abantu bari kwicwa, abantu bari kwicwa, kumva yari ifite ukuntu twiherera ukumva radio Muhabura. Ubwo bukeye rero, ubwo burakeye ku itariki ya 9 mu gitondo saa 3 nibwo twagiye kubona aho twarahangaha, tubona tugabweho igitero n'abantu b'abaturanyi, ariko dusanzwe turi b'abaturanyi bo hafi, ab'abaturanyi batugabaho igitero kirimo interahamwe, kigizwe n'amagrenade, bafite amagrenade, bafite imipanga, ibintu byose intwaro za gakondo. Twihagaze rero turasakirana, turarwana. Ubwo bateye batwika, basenya, turarwana. Ubwo twe ntacyo twarwanishaga, wenda ufite umuhoro, dufite inkoni,
nta mabuye turi guterana n'ibinonko ibitutsi dutukana kuko niba abandi turebana dusanganywe basanzwe turi abavandimwe niko mbivuga twareranywe twajirukanye twasangiye byose ubwo yongera ngo twabanje kumwica mu muntu ko batugabyeho igitero cyakora ariko nabo mu gusubira tubishe nk'umuntu bagenda basahuye amatungo banakongeje izuba zitwitse noneho twibeshya ko ubwo tubahashije dushoboye kubirukana turavuga tutereka turinde imbibi zaho cyo twari tuzi ko imiryango yacu igarukira uko imiturire yacu yari imeze hari nka saa 3 saa 5 barongeye baratwatatse nanone twirwanaho turabakumira turabirukansa turibeshya rero turibwa ngo babonye ko twabananiye twabakubise tuti buriya bari buze kudutera nijoro nuko twe twibwiye tutereka tureba abagore n'abana aho bihishe baze bashake utwo bateka hakiri kare noneho bagira igihe cyo gusubira mu bihuru natwe tugira igihe cyo kuba twiteze ijoro suko rero byatugendekeye kwa kundi twabakubise twasa naho twabigijeyo baragiye bajya guhamagaza gendarmerie ubwo tuba batugabyeho igitero cya gatatu saa 8 ubwo tugize ngo twatake kumwe twitwaraga abajandarume baturasheho ubwo rero turatatana nibwo bagenzi bacu utwa Evariste Mudeye baramurashe ariko isasu ntabwo ryamwishe ubwo bashatse inkwi baramutwika arashyara kongo karashira witwa Mudasumba Jean Marie Vianney bamwirukaho gendarme baramufata ngo baramwica witwa Nzamwita Rezi twitaga kandi dukunze kumuhimba gisakasaka baramwica umukecuru witwa Nyirambwa baramwica kuko umugore twaraye dupushije hagati y'abantu 4 na 6 ariko twebwe twavuye mu ngo twafashe inzira y'igihuru ibihuru tuzakibarizwa mu ngo ubwo urumva ko ari ku itariki ya 9 bamwe mu bantu bacu bahungira ku kigo cy'amashuri cya Nyakanyinya ubwo cyari hakurya y'iwacu ubwo abandi dukwizwa ibihuru amashyamba nuko twakomeje turorongotana gutyo abantu bagiye Nyakanyinya haje kuba ubwicanyi ku itariki 13 ubwicanyi bukomeye cyane bari bizeye nyine amakiriro ko banje kwizezwa kurindwa bari bizeye amakiriro ariko siko byagenze niho haje kugwa abantu benshi cyane ku buryo haguye abantu bagera muri 100 twakura imibiri hari abantu bagera kuri 800 ikigo cy'amashuri cya Nyakanyinya ubu bashinguye mu rwibutso rwa Nyarushishi subira inyuma rero abo twebwe hano bose babikoze bari abantu b'abaturanyi bo mu muryango bita abakura nkota bo kuw'intego abakura nkota bo kuw'intego umusozi bitaga w'intego ubwo rero cyo kubagiye gushaka renfort z'inzego za gendarmerie ubwo rero ibyaciraho uko twagiye mu bihuru turorongotana ngewe ndi umwe mu baje kugenda mu rugendo rurerure naje kugera kuri pastoral nakuye ko abandi biciwe Nyakanyinya abandi biciwe bene bacu benshi biciwe mu bihuru yego abana ababyeyi abantu banyura bose bagiye bicirwa mu bihuru abo basanze mu bihuru bakica imbwa zirahiga ubwo noneho ku munsi ukurikiyeho ku itariki ya 10 bagiye gusaba renfort mururu ibitero bituruka mururu bituruka Kete baratera Nyakanyinya baratera inteko barahiga barica abantu benshi bicirwa mu bihuru ubwo rero ngeri mu bakomeje urugendo ngera kuri pastoral twita pastoral ni hano kuri cathedrale Katolika ya Cyangugu mpagaze mpasanga abandi bantu benshi bahahungiye ubwo mpagaze ariko wa kabiri ku itariki 12 rego ndumva ko nagiye mpasanga abandi yego baturutse imihanda hirya no hino ku itariki 16 ariko nasanze barayi bahatewe n'ubundi intera hamwe zivuye mu Bugarama ko zaraye zihateye zaraye zisha abantu n'ubundi ubwo ku itariki 15 abasirikare twabonye delegasiza y'abasirikare z'ingabo z'u Rwanda inzego zose inzego zikuriye gendarmerie zikuriye igisirikare Musenyeri inzego zindi za gisivile ariko ziri mu buyobozi baraza batwirukana kuri katedrale
twavuga kuri pastorale baratwirukana banzura ko tugomba kuva aho ngaho tukajya muri stade. Ubwo twagiye muri stade, tugeze muri stade ubwo hari kuri 15 twaharaye iryo joro. Bukeye kuri 16 ku gicamunsi ngira ngo mu masaha 9 tubona haje delegation nini yari yobowe na Bagambiki, ndavuga ko yari prefet, n'uwari ukuriye gendarme witwaga Major Munyarugerero, n'uwari ukuriye arme witwaga Samuel Imanishimwe, baraza n'abandi bo mu nzego zinyuranye z'ubutabera, bose baraza n'abajandarume benshi. Navugaga bari imbere bari bakuriye izo nzego, baraza baza gutoranya gukura abantu bajya kwica. Baraje batoranya bahitamwo abantu benshi cyane barajyana bajya kwica. Ubwo hari kuri 16 ku gicamunsi bajya kwica. Ubwo twaraye aho mu gihirahiro, byakomeje gutyo. Ibyo bakaza bakajya gutwara abantu bakajya kwica, bakaza bagatwara bakajya kwica. Noneho haje kubaho umunsi itari bwibuke neza, dufata icyemezo. Abantu tunyuramo namwo tugenda tujyanamo tujye mugambi ko tubona n'ubundi ahangaha atari ubuhungiro tuzahashirira. Abagenda bakajya Kongo, tukibwira turi bazaturasa umugenda ariko ntihazabura abamuka bakagera Kongo. Kumbi ntabamenye uko babimenye. Mu rukerera tubyutse tugira ngo twamuke tujye Kongo, ingabo inzego zose zabimenye. Gendarmerie, police, yari gendarmerie icyo gihe, inzego za gisirikare hepfo ka Karambo, intera hamwe zose ziba zahamagajwe, baratugota. Mu kugaruka rero baratugota. Ubwo abantu hari abambere bari bageze aho twita kuri kaburimbo hasi, abandi bari bageze aho twita kwa Musenyeri. Abo bose batangatangwa n'ingabo basirikare n'intera hamwe n'abajandarume, batangatanga. Ubwo bica abantu bagwaho, bica amahiri, inkota, amagrenade, imbunda, ibintu byose bikoreshwa. Ubwo nari nubwo habuje kugira abo dusaguka, tongera tugaruka muri ya stade. Ubwo rero mu kugenda tuvundagurika, niho navunagurikiye. Ubu ngubu mpora ku miti, umugongo maze kuzunguruka ibitaro byose, niho navunagurikiye. Ubwo turagaruka tuba nanone muri ya stade. Tubibamo mu gihe nko mu minsi ngaho yakurikiyeho, ubwo abantu benshi ngira ngo icyo gihe twapfusha abantu 300. Mu minsi mike yakurikiyeho nibwo twaje kubona Seyiseri Croix Rouge, umuzungu wa Croix Rouge araza nk'ushakisha aho hantu ntitubizi. Uburyo Seyiseri yari yabimenye, dutangira gukora ibarura. Ubwo niko ariko byakomeje. Niko byakomeje buri gihe. Gendarmerie, abasirikare bayoboye n'abayobozi bakaza gutwara abantu bakajya kwica. Urabona ko stade twarimo twari imbere ya korotire dufungiyemo, twari dufungiranye, hariho n'abajandarume batucunze, sinavuga kuturinda ahubwo bari baducunze kugira ngo hatagira usohoka. Ubwo rero ni buriye niko baza gutwara abo bajya kwica. Igihe kiza kugera rero abantu aho ngaho, sinavuga akaga abantu twahagiriye, inzara, inyota, twarwaye inda, n'ibintu birenze. Twagiriye akaga gakomeye cyane mu ntaka. Abantu dupfusha abantu, hari n'abapfushe benshi kubera inzara. Ubuzima dukomeza gutyo. Igihe rero kiza kugera hagira bavana abantu batangira kubajyana i Nyarushishi. Nyarushishi yari inkambi yari yahozemo abarundi bari barahunze, ariko sinavuga ko bari barahunze, nabo bari baraje kwitoza, kuko bari baraje gutegurwa kugira ngo bazakore ubwicanyi. Kuko icyo bakoze aho ngaho iyo nkambi yabo bayisohotsemo bajya kwica Abatutsi, jenoside itangiye iyo nkambi ya Nyarushishi. Ubwo rero batuvanye ariho bavanye abantu ariho babajyana, abarundi basohotsemo bari mu bica abantu babayaho, ariko babajyanye mu byiciro kugira abantu Nyarushishi bagiye bagenda mu byiciro. Ntabwo bagiye bose, ntibagendeye icyarimwe, kugira ngo byabaye ibyiciro 3. Njye ni mu bagumye muri stade, nagiye mu cyiciro cya nyuma. Ubwo tubaye Nyarushishi. Ndibuka ko ni mu bagiye bwa nyuma twasize imirambo irunze muri stade mu gitenti cyari aho ngaho, abantu bari aho bimira imirambo, abishwe n'inzara, abishwe n'indwara.
basigaye aho ngaho, habaga imodoka yagendaga igenda itwara imirambo, yahoraga izisomba imirambo ijyana, yabaga iyobowe n'uwitwa Pius wari muganga. Ubwo Nyarushishi tuyibamo, ariko Nyarushishi nabwo twagezeyo hari abantu baje kuvanwamo, haraje gukora icyo bita ibarura, bakuramo abantu n'ubundi bajya kubica. Nyarushishi dukomeza tuyibamo gutyo muri ubwo buzima bubi tuhaba, byari ku gihe cyose dutegereje kwicwa. Utarabutse akajya hanze gato akamwica, akabona abantu bari bamutwikiye hariya kubera inzara yagiye gushaka, kubera kujya gushaka udukwi, ukabona abantu rwose barabatwikira hanze hariya. Aho tuhaba nabi ku itariki ya 23 turi Nyarushishi. Ubwo noneho ukwezi kwa 6 mu gitondo kare dusohotse, uko umuntu asohoka mu itente, tubona hakurya aho turebesha amaso hose hari abantu baruta ibiti n'ibyatsi aho turebesha amaso, kuko Nyarushishi ni umusozi umeze nk'igikombe gutya. Aho turebesha amaso hose tubona huzuye abantu baruta ibiti n'ibyatsi. Baro ni abantu bari bateye aho ngaho, bateye Nyarushishi baje kutwica. Barangiza twe twagumye mu gihirahiro, cyakora kubw'Imana tugiye kubona aho twerekezaga amaso haruguru, tubona bisi nini ya Ritiko ibiraje. Izi bisi nini biraje, tubona hasohotsemo abajandarume benshi. Mu gihe gihagarara tubona haturutse Hilix inyuma yayo, yarimo koroneri witwaga Bavuga Menshi, wari kuri jandarumori. Aturuka inyuma, ahagarara gato, arakomeza agana ahantu twita Mutimasi, akomeza Mibirizi, Runyanzu, uko twaje kumubona ahinguka hakurya. Amakuru twamenye ni uko yagendaga abwira interahamwe zateye aho hantu ko zitahataga, ko yahasize uburenzi. Icyo rwose cyarabaye. Tuza no kurokoka kwacu k'uwo munsi. Uko umunsi ugenda wigirayo, tugenda tubona ba bantu bari gusa n'abagenda bagabanuka basubira inyuma, simwe niko nabivuga. Ariko amakuru twari dufite nuko naho tutarebesha amaso hose bari baje. Na kuri uyu musozi wacu ahangaha abantu bina bari bavuye nabo bagiye kudushaka twe dukomoke ngo batwice, kuko bari bazi ko turi mu iyo nkanga. Kuri uwo munsi rero ku mugoroba, twica munsi, nibwo twabonye uko twiriwe mu gihe tungana, nibwo twaje kubona Abafaransa baza ku mugoroba, bayobowe na delegation y'abayobozi bari bakuruwe na Bagambiki n'ingabo. Baraza Abafaransa rero bagumaho, ubuzima bukomeza gutyo, abantu bapfa gutyo kugeza igihe, kuko byabaye mu gihe gitoya, tuza kumva ko RPF yafashe igihugu. Kurokoka kwacu kubukongo. Ubu rero nibwo navuga ko kurokoka kwacu n'urugendo ko bagenze, narokokeye ku musozi wa Nyarushishi, ariko twapfushije nyine abantu benshi. Ariko hamwe n'ibyo kurokoka kwacu twarokowe n'ingabo zahoze ari za RPF Inkotanyi. Niho hari amizero yacu, ariko twe ntabwo twizeraga ko zizatugeraho. Ariko twumvaga hari umuntu bafite akaradiyo tukwera, tukumva akaradiyo, tukumva ngo zigeza, ngo ziri kuza, tukumva ngo ziri, twe nta kize twari dufite ko zizatugeraho. Ariko kubw'Imana tuza kumva ko igihugu cyacu, kuko hari igihe bwakeye mu gitondo dusanga babajandarume babaga aho ngaho, nabo batumenya amakuru ko bahunze. Nibwo twatangiye kugira umutuzo, kumva ko igihugu cyacu, kumva ko abantu noneho abari hirya dutangira kumva ngo Abahutu bari guhunga. Aho twari mu nkambi ya Nyarushishi, tangira kumva amakuru avuga ko kuko bamanukaga muri ya musozi hariya umuhanda wa Shagasha. Dutangira kumva amakuru atugeraho ngo Abahutu ngo bari guhunga, Abahutu ngo bari guhunga. None se nabo bahunga, kuko nibyo jambo ryakoreshwaga, nabo se bahunga, bati bari guhunga, bati Inkotanyi ngo zafashe igihugu. Tubyumva gutyo. Nuko rero twaje kurokoka, tubanza kuzagerwaho na minwari y'abanya Ethiopia. Tubana nabigiye gito, Inkotanyi ziba zatugezeho natwe. Nuko twarokotse hamwe n'Imana. Rero
kurokoka kwacu tubikesha inkotanyi zo zashoboye gutsinda umwanzi. yego. Eh, Urakoze cyane. magingo ya rero tubayeho turiho nyuma ya kubabara dufite ubuzima. ni ukuri. Navugaga nyine ko twarokowe n'inkotanyi. Imana nizo yakoresheje ziraturokora, ntabwo zaturokoye ngo biciraho. Dufite ubuyobozi bwiza cyane burangajwe imbere na nyakubahwa wari umugabo w'ingabo za RPF inkotanyi nyine zaturokoye. Ubu rwose tubayeho, ntabwo tukiri mu bwoba, dufite icyizere cy'ubuzima cyane. Wenda njye ndi umusaza ariko ndabona ngo niyo napfa none abasigaye baba basigaye mu gihugu kizima cyane, mu gihugu umuntu yibonamo, mu gihugu ntawe umubaza ngo uri bwoko ki, uruwe mu kahe karere. Abana bacu bashoboye kurokoka, igihugu cyabahaye amahirwe yo kwiga cyane. Bose dufite icyizere cyo kubaho. Amateka ni maremare ariko numva icyo nuko shima Kagame yaduhojeje amarira. Ni ukuri ntabwo twakwibagirwa, ariko yaraduhojeje, yatwibagiye, yahojeje ababyeyi, yahojeje abapfakazi, yatwibagije iyo nzira mbi twanyuze. Ntabwo tuzibagirwa, ariko kandi dufite ibyiringiro. Murakoze ku mwanya wanyu, kandi mukomeze no guhumuriza n'abandi benshi. Murakoze cyane. Okay.